nimba umugore w'umuntu atamuhindukirira ni ikibazo gikomeye. Kandi umugabo we niwe waje arabikwibwira. Wimbwira ngo umugabo we niwe waje arabimbwira, njye ndashaka kubaza aho ngaho ikibazo. Simbikwemereye ko nabikubwiye. Ntabwo washakaga ngo dukemure ikibazo cy'abo bantu rwose. Sibyo? None nimba umugore Brian adendukira mureke gukoresha ikidego uretse gato. None uretse gato. Wivuga ngo niba musasi inzobe. Ariko reba kuri WhatsApp. Ndahareba. Reba kuri WhatsApp yawe audio guhaye. Okay. Ngiye kurya so. Abariyo nkina mani nuko nanjye mfite ibi audio. Nk'ubu hari audio twigeze kuri coding umugabo Keza yigeze gushaka gutangamo ngo muyango passe uri kumva? God damn it. No Keza kazajya ahora ahoza uwo mugabo ku nkeke amubaza ngo nase ngo muyango ngo mwahuye ngo mwabikoze ngo mwahuye. Nyine Keza ubona ushaka kumutega imitego buri gihe, nyine ushaka izo audio nazo mana yanjye mbaza nyuma y'ibi ngibi reka twumvice muyanga bivugaho. Ariko ubundi mwamaye na yari code nigeze kuri code gatyaje turi guhamagara ndetse ari kumbwira umugore. Ubundi Kimenyi ni uri inyuma y'ibi bintu byose, mureke guca ku ruhande muvuga ngo ibingi oya. Okay. Wenyine kandi nako nani wowe Godfather urabizi kuko Kimenyi nawe aravuga shu sibyo, kandi Keza nawe Kimenyi muraganira sibyo? Kimenyi agira umunwa icecekere Dekati buretse mbabarira w'imvugo. Kimenyi agira umunwa munini cyane. Keza twaraganiye ugera ahantu urambwira ngo Kimenyi mwaragandi. Mu byukuri nge numvaga yuko wowe uri kuri kote uko warambwiye ati nge ni kenshi nagiye mbwira Kimenyi iti wasubiye mu rugo mukaganira mukiyunga niki sibyo? Siko twari turi kuganira. Ariko wibuke ko buretse hanyuma urambwira ati Kimenyi ngewe Bria twaraganiriye ambwira ko muyango yamunaniye, ambwira ibintu byinshi ugera naho ngaho uranambwira ati bazi umuntu w'umugabo nyine uzukanganiriza akambwira ko ahindukiza umugore we ngo ahindukire nabyemere. Ndakubwirana ariko Kimenyi nawe nimba yicara akaba yafata ibintu byo mu rugo hagati. Hold on. Dekati wambabari utongera kumfaza kuko uzagaragaza mu bwonko. Buretse gatoya. Buriya Man, Kimenyi yabwiye uno mukobwa yuko buretse man nawe wishire mu mwanya wa muyango bro sibyo? Turi kuganira twese turashaka ibi bintu birangire, mureke guca hirya ngo didi ngo nde oya kuko ibi butiku ntago bwazapfa burangiye. Muvugisha Kimenyi yageze ahantu ahindukije umugore akanga ikibazo. Buretse nge ndi gukubwira nge se ndakubera nge nose nge urabona nge mfite umwanya wo kuza kuvuga hanga simwe mwabizanye, simwe muri murangoroga, simwe muri muravuga ngo ni nge wasenyeye muyango. Wewe warwana we oya nyine bavuze ngo biravugwa yuko ngo wabigizemo uruhare. Ndakuyamye w'insaza Dekati bavuga ngo nonje ngo mwararanaga ngo mukabari mugatahana mu rugo. None se tutarara mu kabari ko tuba turi gushaka amafu. Wececekere wumve nge Keza rega twaravuganye iyo kozi kereka Imana ibabari. Yibera kubwiye ngo ahindukizaga ngo madama akangagwindukira. Buretse wumve sibyo Keza. Ariko Keza nge tuganira twari turi gushaka ikintu cyatuma muyango na Yves biyunga. Icyo gihe ngine na Keza turi kuvugana kuko abantu nyine bajyaga baza bakabwira muyango, kuko ndabyibuka ko hari umunsi umwe twari turi kuri piripiri umuntu araza aravuga ati rero reka nye mbabwize ukuri mwishakira ikibazo aho kitari. Ikibazo ni Keza ntago abashaka yuko muyango na Yves bakora iki babana. Abari mu gutwi kwa Yves ndabyibuka muyanga muhamagara amubwira ati kubera iki ubu uri kugenda umvuga ibintu bitari byo. Yego pe kubera ko abantu bambara ndara mu kabari babona yuko ari ngewe mubi, ariko nawe ntabwo uri umwana mwiza ko umvuga ibintu bitari byo. Amubwira no kuri Keza n'iki ndabyuka twari twicecekeye turi kuvugana na mushiki wa Kimenyi, nari nicaye aho ngaho telefone ndaguspika uri kumva. Kimenyi aravuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose, ati nge Keza naramubrotse ahantu hose kuko aguma anzanira ibintu byinshi avuga ibintu byinshi ndira ibintu byinshi bacanganyikirwa. Rero naramubrotse ahantu hose uri kumva. Ngewe Keza turi kuvugana Keza arambwira ati Bria nyine wenda na muyango si shyashya na Yves kandi nawe si shyashya, ariko ngewe iyo nganira na Yves ndi kumusaba ni Yves wasubiye mu rugo wenda ibyo bibazo byose mufitanye
mukabikemurira mu rugo uri kumva Yves akaza nyine akakubwira ibya Muyango akakubwira Muyango akamumanuka akakubwira ibyo mu rugo hagati ndabyibuka tukiri kuvugana ko njye na Keza twavuganye hafi isaha hafi n'igice ndakubwira ni ariko koko Keza niba koko Yves ari inshuti yawe umuntu w'umugabo warongoye agashingirwa akakora kwidrapa agakora mariage akajya mu rugo nimba yakifata akaza akakuganiriza ibintu byo hagati mu nzu gutya mu buriri ahantu abantu barara ari babiri akaza akabikubwira uko kuntu yabikubwiye yanabiganiriza n'undi yanabibwira n'undi kandi umuntu w'umugabo nawe Keza nta muntu n'umwe ntazibana zidakomanya amahembe abantu barashwana umuntu n'umugabo murarana mu nzu mugira ibyo mupfa mukabipfa ariko reka mbwiza ukuri hari ikintu bita ibanga hari ukugirira umuntu ibanga bitewe nuko wenda mamufitanye n'ubundi buzima mwahuriyemo sibyo rero niba Yves aza akabwira ibintu Keza yakongera gukubitana na Muyango ahubwo ibyo bavuganye we agakubita akavuga ko Keza nawe hari ibindi yamubwiye uwo ni umuntu w'umugabo w'umwizerwa ni umugabo abantu bose umugore wari bugemere ko yamubwije ukuri na Keza aramwemera ko yamubwije ukuri nka best friend wiwe uri kumva ahubwo wenda nuko ahubwo Yves we yaza akavuga ati ikibazo nanga Brian ngo yagize gute ariko Brian nararushye Brian nkubaza mbaza nyuma y'ibyo Keza avuze urumva ko ari rumaze senguruka muri Kigali rumaze zuko ngo wabigize muri nizo nagarizo Keza abivuze oya ngiyewe oya reka nkubwire ka Muyango ngiyewe dukorana mu cyumweru dukoranamo kabiri dukorana kuwa kane dukorana no kuwa gatandatu ngewe Muyango nshaka ko kwibariza sibyo uretse nyine mbanze nsubize kati nawe urambaza kuko ngiyewe iyo record reka nze nyishaka ndabizi neza yuko ntari buyibure ndayizana nyi playing nganga nubwo ifite umwanya munini ariko ntari ibyo twavugiyemo ibyo ikibazo ngiye nababwiye ngo Yves uza akakubwira we nka best friend kandi reka uretse narasubiza dekate reka nkubwize ukuri ke ufite umugabo mwabanye mwasezeranye mu nzu sibyo ukabona wenda n'ishuti ya runaka baraganira uwo mugabo icyo utamenya buriya abantu bakundana cyangwa se abantu babanye aho biyungira no mu buriri bahiyungira bakongera bakakugira injajwa ni urugero ndi kugwa kandi ibyo ni ibintu bikunda kubaho kenshi sibyo bakongera bakagira umuntu injajwa nanone umuntu akongera akazenguruka akongera akaza mukavuga iyo umuntu agiye akavuga ati ngewe Keza naramubrotse ahantu hose nta kintu muvugana nawe ni ukubera yuko babona ko wateje wenda icyo kibazo habaye icyo kibazo cy'uko buriya ngewe urabizi ndagukunda kandi nanjye urankunda ndabizi ariyo mpamvu nshaka yuko usobanura abanyarwanda babyumve neza ibi bintu tutabiciye ku ruhande izi rumasi nubwo uvuze mwene ngo yabinyumviyeho ndabizi ko n'abantu muri comment benshi bajya babyandika n'ibiki byose before even we talk about this buriya this is the time to clear your name mbere yuko n'umukobwa wenda sinzi icyo ashaka kukubaza sinzi wenda niyumva nta kibajije nta kikubaza abaza ibindi wambabariye nkamubaza ijambo rimwe de okay ngamubaza nta kibazo Buriya twaraganiriye sibyo twese twari tugamije cyari ukugira ngo abantu biyunge rwose pe rwose sibyo kandi ibyo nakuvugishije ntago nigeze mbikora ari ugusinicinga naganiriza Yves kuko wibuke waravuze ati nsabira Yves nge ntituvugana basi buryo twavugana tugakemura ibibazo sibyo naragiye nganiriza Yves ambwira ko ibyo yambwiye narabigusubije rero ubwo wowe ibintu uri kuvuga sibyo muri aka kanya buri wese hano Brian sibyo tuvugishije ukuri buri wese hano agomba guklininga izina rye kandi mu buryo bwiza nta muntu abeshyeye nta muntu agonze nta muntu agize ati nuko rero wavuze ngo ibintu ngo nabyumvanye ngo mbyumvanye none ngo dekati n'ibiki uri kunyumva neza ntabwo mvuze ngo mbyumvanye dekati mvuze wowe ngewe ngo mbyumvanye dekati ngo ibyo ngavuze uranyumva ngewe nta kibazo mba mfite ibintu byinshi cyane ngewe ndagira ngo nkubwire ko ntuzi nanjyeho nakuye ibyo bintu ntuzi iki sibyo nagira ngo wenda wabikuye kuri Yves kuko ari we best wawe wenda we abikuye sindi bukubwira ngo nabikuye kuri uyu nguyu sibyo sindi bukubwira ngo nabikuye kuri uyu nguyu Priya sibyo ariko ntabwo uzi ikintu cyabaye hagati ya hariya ngiye nawe tuganira cyatumye udahura nande nakimenye ngo twunge kimenye Muyango uranyumva neza gusa icyo nagiye nkubwire cyo
ibyo ngibyo muri gushaka njye okay ntago uri gushaka kunzanamo yenda abantu datuvuge ko ari abantu sibyo bari gushaka kunzanamo nanjye ndi kukubwiza ukuri ko nanjye tubyite ngo ibihuha kuko njyewe ntabwo ibyo bintu biba mpari sibyo bivugwa yuko wowe uri mu ruhare rurimo kuba batandukana uri kunyumva kuba rero uri kumbwira ngo cyagiye ntabwo twabiganiriye ubuhe buryo hano hari ijambo uvuze ngo ibyo ngo guhindukirira ngo umugabo ngo ibiki sibyo none se umugore rindira nkubaze warabimbwiye ntiwabimbwiye tuvuge ko twabiganiriye reka ngiye nkubaze wowe warabimbwiye cyangwa ntabwo wabimbwiye reka kugira dukemure ibibazo narabikubwiye noneho reka nkubaze oya wivuga ngo dukemure ibibazo narabikubwiye kuko twe turi gushaka gukemura ikibazo kandi icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kuko byaba ari ikibazo gikomeye niba kugeza amasaha ibikorerwa mu buriri tukamenya ko yamwimye igituba amezi nimba nta kintu amumarira mu buriri sibyo buriya ni icyo kintu ni ikibazo cyangwa si ikibazo ni ikibazo gikomeye ndetse naranabikubwiye ngo ni ikibazo cyane ndetse Keza wabwiwe n'iki ko muyango wimbaza ibyo nabwiwe n'iki nimba ibyo bintu none se Keza niba baramubwiye yagombaga kureka ibyo Brian avuga nibyo ashaka ko yarabyumvishije mu magambo narabyumvishije wimbaza rero ngo ibi ni narabyumvishe kandi uwumva ibyo bintu atari byo wazamburanye nta kibazo yego uranyumva rero Brian ngiye nkuko nawe twashaka gukemura ikibazo cy'inshuti zacu none se Keza udashaka kwigira indyarya Keza udashaka kwigira indyarya uwo mugabo udashaka connecting impamvu cyamo Brian muri bibi Keza umugabo w'umugore ukubohokera akakubwira ngo umugore wanjye aranyima agwa kwisanzura ati Haleluya mfite abagore benshi bambwira ngo abagore baranye ntabwo nigeze nkubwira ari kimenyi wabimbwiye uranyumva none se uwo muntu wundi abikubwira mu buriri bwa Muyango na Kimenyi we ninde ubwo nyine hari uhari oya Keza wica ku ruhande mande zasizobe none se ngiye muri kugira ngo reka nkubaze ikibazo kimwe sibyo mbere umva nkubwire Keza nkuko twari twatangiye tuvuga ngo kunga abantu rero wijya guca ku ruhande ngo nago none se nyine ntitwabunze ntibyashobotse banza wumve wowe vuga ngo wijya kuvuga ngo ni kuko wambwiye umbwira straight urambwira ati tinya Brian utinya ahantu umuntu w'umugabo ababara akakubwira ababaye mu mutima ati tinya ko bigeze kuri level nshobora kubwira umugore wanjye ngo namindukirire none se kuri kujya gubica ku ruhande kandi ariko byagenze kandi ko nta n'umutima munini warabibwiye ibyo ngibyo atari n'ibintu bya danje nta bintu bya danje none rero reka nkubaze Brian sibyo ndakumva reka nkubaze ni aho ngaho nimba atamuhindukirira bakaba bavuga ko nawe muryana ese impamvu yaba atamuhindukirira ni ukubera muryana ibyo ngibyo njye tubivuga njyewe ibyo ngibyo njyewe tuvugana ntabwo iyo kese nari inyirimo kandi ndakikubajije nsubize oh my god my weekend is ruined oya Ive wacecetse washano Brian urazi ko nkukunda Miss Muyango yakanye by'ubutinganya asaba gahenge ku muryango we Uwase Claudine yakanye inkuru zimaze iminsi zimuvugaho ko yaba ari na DJ Brian agaragaza ko ari ikinyoma cyambaye ubusa asaba abantu bagahenge umuryango we na papa w'umwana we yabigarutse mu kiganiro yagiranye na Yago TV show aho yabaje uko ameze muri iyi minsi abamwe bemeza ko ashobora kuba atamerewe neza mu rugo rwe n'umubano we ndetse n'umugabo we Kimenyi ni Kimenyi Yves wakiniye amakipe akomeye cyane hano mu Rwanda harimo ikipe y'igihugu ikipe y'ingabo ya PLFC akina n'ikipe ya Kiyovu Sport umwana w'aba bombi ukabukekaho kuzama agatotsi kugeza aba bombi batakibana ati ndakomeye gahoro ariko ndakomeye biragoye muri kigiye kugira ikintu wavuga icyo watangamo inama biragoye ntago ari ibintu byoroshye iyo ubona umuntu utazi utarabona ubonye bwa mbere ajya kuri kamera akagufata ijambo akavuga ko uyu muntu amuzi ati twarakuranye abeshya ni byinshi yakomeje avuga ku muntu wadutse ku nkoranyambaga avuga ko ari nyirasenge ati ntaho muzi ahubwo nibiho biri gukwirakwiza bidafite ishingiro ati ikintu navuga abantu bankuda cyangwa se bankunze kuva kera
nibihangane ibi nabyo turabinyuramo kandi neza. Ikindi nibirinda imbuga nkoranyambaga, ntabwo ari umukino ukinwa na buri wese, biracyagoranye. Ntabwo nzi impamvu kuri izi mbuga muri iki gihe higanjemo amatiku. Njye ntabwo ndi umuntu munini cyane n'abakuru kuri njye, abato nabo tungana mbamo nabyara bacanze, biragoye nkanjye ibyo mbona byose kugira ngo mbivugeho. Yavuze ko gusa hari igihe kizagira akabivugaho bitewe nuko hari aho ibihe bizaba bimugejeje. Agaragaza ko yizeye ko ibihe bikomeye ari bunyuremo neza. Ati hari igihe kimwe bizarangira. Abajwe ku byavuze kuryamana n'umukobwa mugenzi we DJ Brian nawe wamamaye hano mu Rwanda mu kuvanga imiziki, yavuze ko ari ibinyoma byambaye ubusa ndetse ari ibintu bitazigera bibaho mu buzima bwe. Ati nta kintu kinini navuga ku butinganyi bumvugwaho uretse ko ari ikinyoma. Ntabwo ndi intungane, nshobora kuba nakosa, ariko byibuze bibaye ko ndi umubyeyi. N'amagambo ya Muyango ibyo bavuga cyangwa bumvise ntabwo ari byo, nta nubwo bizigera bibaho. Uko nukuri kwanjye nka Muyango, sindi buze kujya ku bandi. Nukuri ko abafite umuntu yizera ibyo ashaka bitewe nuko yarasanzwe bibona. Ibyo byose nuko Mparabika yabaje ku mubano we n'umugabo w'Ikimenyi muri iki gihe arawucarawumira, agaragaza ko nta byinshi afite byo kuvugaho. Ati icyo navuga ku mubano wanjye na Kimenyi aho nta kintu nabivugaho, biracyari ibanga gusa. Ni umuntu nubaha kandi nkunda. Ikintu cya mbere kiri kumbangamira ni ibintu bijyanye n'umuryango wanjye. Njye banyatake nka Muyango, ariko babaye papa w'umwana wanjye bari bamuhaye amahoro. Yavuze ko nta kintu yavuga ku ntambara yavutse hagati ye na Keza, gusa agaragaza ko ibiri kuba atari pranka ahubwo ari ibitero yagabweho. Umwuka mubi hagati ya Miss Muyango na Keza Tereski wakomeje gututumba nyuma aho Keza Tereski yashinjaga Miss Muyango gushaka kumwubikira imbehe, ibyatumye batanabasha guhurira mu kazi bari gukorana mu ijoro ryo kuwa 27 Kamena na 25 ko ghostinga. Intambara y'amagambo hagati y'abagore yatangiye gututumba mu minsi ishize. Keza Tereski ashinja Miss Muyango kuba amufitiye urwango tuma anashaka kumwubikira imbehe. Ni intambara yatangiye gututumba mu ijoro ryo kuwa 17 Kamena na 25 aho Keza Tereski yabanje kuburira Miss Muyango kibazo bafitanye agiye kubishyira hanze. Ati Muyango, ubutumwa wanyoheje bwangezeho, ariko njye sinshaka gutuma wanyuze ku bandi bantu. Urwango mfitiye uzarwereka abanyarwanda barumenye, nanjye nzabona uko nzakwirinda, ariko n'abatwegereye badufasha tuzigira tugira aho duhurira. Keza Tereski ahamya ko yatunguwe nuko Miss Muyango yashatse kumwubikira imbehe mu kazi bagomba guhuriramo mu ijoro ryo kuwa 27 Kamena na 25. N'akazi bagomba guhuriramo n'abarimo Shadibu mu kabari kitwa Paddock Lounge. Icyakora Tereski avuga ko kuwa 26 Kamena na 25 Muyango yahamagaye ba nyiri kabari abwira ko badashobora gukorana, bakwiye guhitamo umwe muri bo. Mutumwa burebure yasangije abamukurikira. Keza Tereski yavuze ko yafashe icyemezo cyo kureka ako kazi, ahitamo kugaharira Miss Muyango, ari nayo mpamvu atigeze agira habereye ibi birori. Keza Tereski yavuze ko umwe atumva imvano y'urwango Miss Muyango. Keza Tereski yavuze ko kubwo atumva imvano y'urwango Miss Muyango yamweretse. Ati njye sinzi ikintu na kimwe mpfa nawe cyatuma nkora ibyo yirirwa nkora. Ati ubushize uko byagenzura byibuka ko wansabye imbabazi nkakumva turabirangiza, ariko gushaka kumbuza umugati ibyo warengereye. Uyu mugore yibukije Miss Muyango ko badakwiriye kuba bagira ibyo bapfa, kuko buri wese abashakira ubuzima bwe ku buryo yabaho neza agatunga n'umwana we neza. Ku rundi ruhande ariko ntabwo Miss Muyango arigera avuga ku byo ari gushinjwa na Keza Tereski. Tubashimiye kwa mukurikiye ikiganiro. Ni ikiganiro tubashimira kwa mukurikira. Moise Momore niko nitwa. Iyi ni Kigali Post. Imana ibarinde.